Where is what? Asino utagenda nk'ikinyamushongo cyangwa akanyamaso wakiuza. Nyine mbogara mu magango tugenda tujya gusoza za gahunda za koperative. Nutizo tugenda. Asuma ufite amazi muri uwo mutwe wawe? Sibyo niba ikinone aho kwazindukanye umunabi bana wogira ngo wokeje ibijumba. Nyine mbogara yaramamagaye kugira ngo tugende tujye muri ya business ya koperative nyine. None nyine nibyo ibyo ngibyo ndabyumva sibyo tugenda ariko ngewe ndanavayo ndiye kwahura mu nyigo bagwagira ibiryo buramvuye ndabiriye naba mbombye sana man. Uje wikoreye nda yawe umaze kumba amasafuriya yiwawe ngushaka no kugira ibyo kwambaza. Ati gushaka papa wawe. Ndimubona ko maze guhisha mukabona kuza kwikomangishwa. Gamucisha mujye kureba papa. Sawa. Sawa jya mu nsido. Bimeze bite kabare na resi? Kabite mbagwe. Mwegera hano kabisa. Umva sha, nzanira udutebe aho mwana wanzanira udutebe kabisa. Muraho. Komene mbagwe. Murakomeye mwa? Amakuru y'imizi. Umva narindi mu nzu reka twicara hanze. Nzanira udutebe mukobwa wanjye sha. Murakoze cyane rero. Narindi hano nanjye narindi mu mirimo hano mu nzu imbere uko mbanya nanzare warakayaga tukayicara kabisa. Nuko mungendere si bimeze bite? Ariko mbagwe ngiye mfite ikibazo. Uriya ni umwana ni nyogokuru ni mushiki wawe ni iki cyawe se kwa ni mugore wawe kundi ntago mbyumva neza. Aho rero ni mu nyumvi. Uje wanje kundo mumbwira ikibazanye tuve hano tugende. Bo mbagwe. Twari tuje nyine muri ya gahunda ya koperative. Urareba nyine twarakoteje tugezemo hagati haza kubonekamo iki kibazo cya covid sibyo? Ubwo rero abanyamuryango turugura nabo bakatubwira ko bakwiriye guhabwa amafaranga yabo. Twari tuje nyine na siporo abona namuzanye nkatwe nka komite kugira ngo tugire ute tubyige. Papa mwigice. Ariko mwana wanjye swara amafaranga afite. Ariko papa uzukore twanigi papa cyane. Papa uzukore gishandi. Avutse nzi kuzabigisana. Tavuze musago nga mama wa mugikari huta sigira vuba. Dore ko kagira n'amatwi mabi. Baro munyangane ni bihano bibiri wanjye rwose. Bamubwire bagwe. Je uyu mwana ari uwanjye. Ubwo sinamucindanwa namukorera iki? Namukubita. Dore ko igihugu kidakubita imbwa cyorona imisega namuzirika. Ariko mbagwe. Soze umukobwa wa discipline. Ubwo araje akinira hano yashanye baziri gukina kuri parafu. Ari njewe. Umva namukomba. Kwenda nawe musenzi. Murazani wanjye muje kunyivugunya ubu muri abantu b'abagabo bazima muri abagabo se baganda mwese ndani n'amazanyu nzima. Ibyama koperative se bimaze iki? Kandi hari ibintu birazamo no kubakoma ngewe. Azi umuntu abakubwira man. Mugeze nawo kubigishondi. Igishondi si cyakabayeho. Twa n'igipupe. Zanye murabiretse tujye mu bindi. Asumwa ubwo umwana ari kwifata kuri imbere yacu. Ubwo umugore wawe none aje yakubwira. Kwenda man, kwenda kabisa. Araje ujye woza amasahani. Narebe. Papa mama aravuze ati jya koza isafuriya yakeneye guteka ubugari kandi cishwa. Sinabivuze. Wavuze iki? Je pardon manze kubwire mwana. Umva rero mwabandi umwe rero. Oya je. Rero mwabandi umwe muri hano. Banje ibi ngibi ntago mbyimva. Bakwisi gishondi bakwisi kibonobono urutwa n'igipupe noneho ugeze nawe wayikoza amasafuriya. Je koze mabwire bagwe ubu ntago ari uburinganire n'ubugufi mu burebure kabisa. Mu wiki n'ubugufi. Ewe. Ngewe ndukajura hanyisha umugera kunywa kakubaka. Anayibwira hanyisha yambaye nyuma. Musenzi ibyo ubonye nibikurumva. Haguruka. Ndakurese. Musenzi hani wanye nta muntu uzakumvugunya cyangwa mba amategeko kurumva neza. Musenzi wanyana imbwa uranyica. Ego ndinyana yimbwa.
umva rero musenzi kuzani wanjye muje mu muje mu makoperative ngendaga ibyo mandimo umwana wanjye agira ivuzi ni iki se wa musenzi nawe dore ngiye kurabura bitamvara kosha bye bye Nyakatsi Mbagwe.